Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse tutibagiye muri gospel na sport. Ari hose habonetse inkuru Sano Empire izibagezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku makuru ari kugenda acicikana ari kuvugwa muri entertainment, tukaba twabazaniye aba bagabo babiri bakurikira, akaba ari bo Ismael Mwanafunzi mwamenyereye kuri Radio Rwanda ndetse no ku zindi station zigiye zitandukanye bitewe n'ibyegeranyo agenda akora ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye bwiwe. Abantu benshi bamukundiye cyane cyane ku byegeranyo. Murabizi yuko yahereye ku kiganiro cyakunzwe n'abatari bake cyane kuri radio bita Isango Star ndetse agakomereza muri RBA, akaba yarayimazemo igihe kinini cyane, ariko ubu ngubu akaba yarafashe umwanzuro wo kwikomereza akajya gukora ibye ku ruhande. Ariko nubwo yasezeye, ntago yasezeye biri full, ahubwo azajya akora igihe gitoya muri RBA, ikindi gihe kinini abe ari mu byiwe cyane cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ibyo ntago ari byo bigiye kuba byatuzana kuri bino bya Ismael Mwanafunzi, nuko no kugira ngo mubanze mumenye Ismael Mwanafunzi tujye kuba twagarukaho, ndetse n'uno mugenzi wiwe tutari twavugaho, kuko uyu mugenzi wiwe nawe amaze kumenyekana ku mbuga zigiye zitandukanye harimo na YouTube. Uwo nguwo nta wundi bakaba bamwita Godfather. Uyu nguyu Godfather rwose niwe watangije iyi ntambara karundura ubwo yateraga amagambo uyu Ismael Mwanafunzi ku cyegeranyo yari yamaze gukora akacyaprodinga, cyari kiri kuvuga ku bijyanye n'umubano uri hagati ya demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Muri no minsi uwo mubano utameze neza, ndetse bakaba bari gushakira hamwe abayobozi buryo ki bakongera kurebana neza, kuko u Rwanda ruri gushinjanya na demokarasi ya Kongo ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byatuzanye byo kuba tujye kugaruka kuri Kongo cyangwa se u Rwanda ibibazo rufitanye na Kongo, ahubwo icyo tugiye kuba twagarukaho, murabizi ko Ismael Mwanafunzi akora ibyegeranyo bigakundwa n'abatari bakeya bitewe n'ubuhanga bikorana ndetse n'ubushishozi, ndetse abandi nabo bakagenda bavuga yuko rwose uyu musore yaba yarize neza cyane kugira ngo abashe kwegeranya ibintu nka biriya bikundwe cyane, ndetse buri umwe ari wese bitewe n'uko akomeza kugenda avuga utuntu turyohereye abantu bakabimukundira. Ni ukuvuga ngo rero Godfather acyumva icyo cyegeranyo nibwo hakomeje kuzamo ikibazo cy'uko uyu Godfather yahise anyarukira ku mbuga ze nkoranyambaga agahita yaprodingaho video rwose yari iri hejuru y'iminota 8 yagaragazaga yuko Ismael Mwanafunzi rwose nta cyari cyo ari ubusa, ndetse azanamo no gutukana. Sibye yuko gutukana n'ubundi kuri bano influencer byari byaramaze kuba nkaho ari nk'ihame, gusa umuvugizi wa RIB akomeje kugenda abakebura ababwira yuko ibintu barimo rwose byo gutukana cyangwa se kubwirana ibigambo bidafuze hano mu gihugu cy'u Rwanda bidakwiriye umunyarwanda habe na gato. Ni ukuvuga ngo rero uyu Godfather yatangiye aravuga ati ariko ubu nkawe nk'ibintu ubu dukorera nk'ibyo byose tinujya ugera ku mateka ujye witonda, kuko abantu benshi baba basanzwe bayazi, gusa nujya ujya kutubwira ku bijyanye n'uturemangingo ndetse n'ibindi by'ibitabire by'ubunyabuzima byo ujye ugerageza nyine wivugira ibyo ushatse, ariko nugera ku kijyanye n'amateka y'u Rwanda cyangwa se amateka y'ahandi hantu abantu benshi bazi ujye witonda, kuko byamaze kugaragara yuko rwose
udasoma, ndetse ibyo ngibyo ntabwo ari ko yabivuze gusa, sibyo ko twirinze kuba twagaruramo ibintu bigiye biremereye cyane, gusa yagiye amutuka ibitutsi biremereye, ariko uyu musore Ismael Mwanafunzi we nta kintu na kimwe yari yagarukaho. Murabizi yuko uyu musore rwose ibintu bye byose abitwazamo gake gake. Ngayo nguko rero ibya Mwanafunzi ndetse na Godfather umaze kumenyerwa mu biganiro bigiye bitandukanye bica kuri YouTube bita Godfather TV show, ndetse no kuri za Instagram na TikTok ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, agaruka kuri imbogo uyu Ismael Mwanafunzi ngo yabashije kuba yarasa. Urakoze cyane kuba warebye ino